Ibihe byiza kuri mwe mukomeje gukurikira imbarutso ya demokarasi muri aka kanya ku murongo wa telefone turi kumwe na metere ntaganda bernard. Niwe turi kumwe ku murongo wa telefone tuguhaye ikaze ku mbarutso ya demokarasi. murakoze cyane. Mu masaha make ashize nibwo amakuru yagiye hanze avuga ko polisi y'u rwanda ngo yagose urugo rwa madamu Victoire Ingabire Umuhoza, ndetse nyuma yaho nibwo ribu yaje gutangaza ko yamutaye muri yombi ngo bitegetswe n'ubushinjacyaha babitegetswe n'ubushinjacyaha cyangwa se urukiko muri rusange. No mu makuru twamenye ni uko wari uhari igihe ngo yatabwaga muri yombi. Ayo makuru niyo niko byagenze, wari uhari? nibyo koko niko byagenze. Sinavuga ko igikorwa cyatangiye mpari, ariko nasanze iki gikorwa kimbanyije cyo kumuta muri yombi. Byagenze bite rero? Ubundi inkuru y'uko urugo rwa madamu Ingabire rwagoswe n'inzego z'umutekano yamenyekanye cyane mu masaha ya saa 12 niho byatangiye kuvugwa. Yego. Ariko bigaragara ku makuru nabonye nuko isaka ryatangiye kwa Ingabire isaba hagati ya saa 10 na saa 11 bari bahageze. Ibi rero ndagira ngo byumvikane, hari abantu bagiye gusakwa nijoro. Oya, amakuru ufite kandi ushobora kuba yinizeye nuko bahageze mu masaa 10 masaa 11. Hari igihe abantu bari i Kigali akavura kaguye nko mu masaa 10, muri ka kavura kajoro hagati no batangiye. Yego. Ubwo rero inkuru niko nabivuze nayimenye saa 12. Biba ngombwa ko nanjye nk'uko bishoboye kose kugira ngo menye ibyabaye kuri mugenzi wanjye, nk'uko twasezeranye ko tugomba gufatanya tukaba buri wese akaba hafi y'undi mu bihe byiza, nanjye mu bihe byiza kubana n'ibihe byiza tujye tugirana, byose byagiye biha ibihe bibi. Yego. Ubwo rero maze kubimenya saa 12 nagerageje gutuma abantu, ariko abantu bagera hafi bakagira ubwoba bagasubirayo. Byabaye ngombwa ko mfata icyemezo cyo kwigirayo. Nageze kwa Ingabire saa 2:15. Yego. Mageze koko usanga ibyo nabwiwe ari uko hari umutekano, abambaye impunzagano ya polisi n'abambaye imyenda isanzwe ya civil. Yego. Abanyarwandakazi bagiye numva ndi umuntu ukomeye, ariko burya umuntu ni umuntu. Nahageze ngira akantu kakoba. Ngiye no gusubirayo ngo niruke, ariko ikintu cyaje mu mutima wanjye kizana mu mutwe wanjye ni ibintu bibiri. Yego. Icya mbere ni ijambo nahoraga cyangwa ikiganiro nagira na Ingabire mvuga nti niba ngombwa rwose nzajya nkuba hafi mu bintu bikomeye. Icyo kintu cyafashije kuko cyatumye natekereza kuri cyagiye Petero yihakana Yezu. Ikintu cyose kimuramba abana nta mpamvu yo gusubira inyuma ngo mere nka Petero yihakana Yezu. Icya kabiri ni igihagararo cyanjye. Nicyo niho navuze nti ntabwo perezida fondateri agomba kwiruka. Icyo rwose nacyo mu bintu byampaye imbaraga kirimo. None no kuba ndi umunyamategeko navuze ndiruka ikise. Yego koko bajya baduziza ubusa, ibyo ni ibisanzwe, ariko se niruka nta tegeko nishe. Konje gusura umuvandimwe, konje gusura umufatanyabikorwa, twari dufatanyije urugamba cyangwa dufatanyije urugamba rwa politike muri Rwanda.
ibyo bintu rero byombi byamunyishe. Ubwo baje barambaza bashaka iki, ndashaka nje gusura Ingabire, cyo mfite gahunda ntayo, ariko ubusanzwe iyo bibaye ngombwa ndaza namusura, ariko n'ubu byabaye ngombwa icyo namushakiraga ibyo. Ubwo umupolisi niwe wambazaga afite imbunda nyine, urumva biba bikomeye. Sinzi muri abana ariko mujya mubibone bari gusaka cyangwa bari kujya gutera hejuru abanyapolitike, ntabwo ibintu biba byoroshye. Ijisho riba ryabaye, sinzi ryabarugwe nk'iryabarugwe. Ubwo yagiye avuga ati reka mbaze abayobozi, aragenda baza abayobozi, yajyanye n'undi w'umusivile bajya kubaza, ariko bigaragara ko bari bamenye cyane cyane abo basivile, wenda abo bapolisi baturage b'abatutsi. Yego. Ubwo yahise agaruka arasaka arangije areba, usanga afite agatelefone gatoya, bagiye no gusaka mu modoka bagira ngo nahishe telefone nini. Ubwo arakajyana, ubwo nabwo arongera aragaruka aranyinjiza. Ubwo mahasanga abantu b'abagabo, abantu bari bambaye sivile, ubona ari abagabo bakuze bashobora kuba ari abayobozi, ariko ntabwo nabamenye. Ubwo ndababwira nje kureba Ingabire, nta kibazo. Ubwo ndavuga ati ngiye ndicira mu gikari hahandi ubanza muhazi. Toya ntabwo uca mu gikari, ntabwo ateze ko ariho menyere guca mu gikari tukajya kumwigira mu nzu bite. Toya ni byiza ko umuntu w'umugabo aca ku nzira ku muryango ugana kuganira, nta kibazo. Ariko urumva ko bari babiteguye ko twafashe nk'iminota nk'icumi bari kumbaza aho hanze, ubwo ariko batanga n'amakuru. Nasanze ahantu ku kabaraza, ahantu hari ku kabaraza mbere ko winjira mu cyumba cy'uruganiriro hari intebe zihari, baranga ngo nicare. Ubwo ndicara, ariko ikigaragara ni uko bari bari gusaka. Kuko nabaje se ko mutareka ngo muvugishe bite, babatera akazi turimo twituvangira, reka turangiza akazi turimo, ubwo turaguha umwanya usure uwo waje kureba, nta kibazo. Ubwo sinababwiye ko nageze 2:15. Ubwo 3:00 ziba zikubisemo, bavuga ati se ko mutareka ngo ninjire mvuga n'umuntu uretse wituvangira. Ati rero twumvikane, ntabwo mundeba ngo ninjire mbona n'umuntu, mwanyambuye telefone, bigaragara ko nanjye ufunzwe. Kandi koko mu rwego rw'amategeko nk'umuntu wayize, ibyo nabivuga bifite ibyo navuga bifite ishingiro. Gufunga umuntu ntabwo ari kumujyana muri gereza cyangwa mu kasho ka polisi. Oya, uyu muntu y'umwambuye uburenganzira bwe bwo kuba yakwinyagambura, cyo kuba yakora icyo ashaka, none bikurikira ko bari batwaye na telefone, urumva ko nari meze nk'ufunzwe. Gusa hari akantu ngomba gushimangira, telefone ntabwo yayifunze, ntabwo bayifunze, ariko nibampamagaraga ntabwo bamwitabaga. Kandi bahamagawe n'abantu benshi ko navuye mu rugo maze kubwira abarwanashyaka ko ngiye, mbese nabaye nk'ugiye kubasezeye, uko numvaga ko nanjye bari mu mfungo, uko twese turabizi uko inzego z'umutekano zikora iyo zitugezeho. Nabaye nk'ugiye mbese nk'usezera ati nanjye bafungira ibyo. Ubwo ndakomeza nicara aho ngaho, ishyire kera nko mu ma 3:45 baragaruka, hari wari ushinzwe mbese ureba guhuza ibyo bikorwa, ahambwa ati rero ndabona Ingabire ndashaka kumubona. Ndabona se kubera iki ntabwo ushaka kumubona? Ahambwa ati se wategereza.
nategereza rwose ubwo na saa yine ziragira nyirayo namutegereje hano ati se ko bishobora gutinda ndavuga ati na saa tanu nyamara bishobora gutinda n'abantu none nushaka ndaranga ariko ndari mbonanye nawe ku byihutirwa akari cyarambye ati rero ntago bibushoke rwose nakugira inama yuko wakwitahira ntabwo bimurika harimo akazi kenshi ubwo mpita numva ko ashobora kuba yanateta aho ngaho kuko bigaragara ko mu masaa 3:45 bashobora kuba bari baraje gusaka ahubwo bari bamujyanye ubwo ku bantu bafite Ingabire ntabwo umuntu yagiye kwa Ingabire yinjiye kwa Ingabire ntabwo umuntu yinjirira ku muryango ugana ku cyumba cy'uruganiriro oya umuntu yinjira ku muryango ugana yinjira mu gikari nicyo twita igikari bisanzwe rero muzi ko iyo umuntu akenshi amazu yubatse amazu menshi ni uko iyo umuntu yinjiye avuye ku irembo akenshi yinjira ku muryango ugana ku cyumba cy'uruganiriro kwa Ingabire ntabwo ariko bimeze ahubwo usa nkaho ukata ukikira umuryango ugana mu gikari ugakikira ugakata ugana ku muryango ugana ku cyumba cy'uruganiriro bivuga ngo rero bamucishije aho twakwita mu gikari kuko naho hafi iyo winjiye naho winjirira bahita bamujyana sinamenye igihe yagendeye ariko ncishirije ni hagati ya saa 3:30 na saa 4 cyangwa saa 3:45 ubwo urumva barangije kumujyana ko icyangombwa cyaro ko ntamubona icyo bari bagamije ko ntari kumubona ngo namuvugishe mwereke ko namushyigikiye kandi nkeka ko bankana byabinje kugira ngo bamwereke n'abandi bandetse ndaganda cyane abandi bagutereranye ntabwo baje nibura ngo akusubiza agukomeze ibyaha binatangiye badi bose bamete naganda Bernard babaye nka Petero yihakana Yesu yego abanyarwandakazi natangiye mbibabwira icyo kintu impamvu nagiyeyo nagira ngo umuvandimwe wanjye umunyapolitike mugenzi wanjye twasangiye ibibi byinshi yumve ko nakoze ibyo nshoboye mu bushobozi bwanjye nibura nze no kumusura wenda namusezereho kuko numva ko byanze bikunze baza kumufunga bamutwara ubwo rero navuye saa 4:15 bisa nkaho ibyo kumusaka byari byarangiye kumujyana byari byarangiye yewe nanagenda nagomba kuba yasigaye nk'abapolisi babiri n'umuntu umwe bigaragara ko nabo baje bankurikiye namwe muri abanyamakuru ngo muzuzuza murinde nyuma mavuye saa 4:15 abahagumye n'ibandi ubundi akantu gakomeye nari nibagiwe nayingiye kwibagirwa kubabwira nuko mbere yo kugenda nabati ese mwandika nkajya no gusuza abafite ku rugo ngo mbakomeze ariko kugenda nagira ngo ninjiremo bambwire amakuru y'impamo cyane cyane ko hari inkuru zari zitangiye gusohoka zimwe zitari zo ese nagira ngo mbe kuko nk'umuhamya w'ukuri ntange amakuru nibura ashobora gutanga umucyo ku kigero gituma umuntu yumva ibyabaye ibyo ari byo ubwo ibyo nari natekereje kugira ngo mvugane n'abo bantu ntibyavuze ko banyine ko njyayo ndabasuhuza ndabakomeza kuko nasanze umushoferi wa Ingabire masanga hari umudamu uhakora bita Muzehari hari umudamu umushyitsi hari n'umuzamu nacyo gituma ngaruka kuri cya kintu ashimangiye bani ntabwo Ingabire gusakiwe byatangiye saa 12
byatangiye mbere kubera ko umushoferi wa Ingabire ubundi busanzwe iyo amugereye mu rugo mu masaa 10 ahita ataha. Bigaragara ko rero n'abashoferi yari ahari bahamusanze nuko nabo bari bamufatiye bamusanze mu rugo kandi uzi ko iyo wasanze abantu mu rugo bose bahafatira umushoferi yagihari. Ubwo rero ntabwo bashoboye kubona andi makuru yandi kumenya uko byagenze batwaye iki bagize bate, ibyo ntabwo nabimenye nashaka kubabaza ku buryo nagize akantu k'akango none ndavuga nti aka kantu nagombye gafite ko kumenya bamutwaye bate se bamutwaye yambaye amapingu bamutwaye ibintu nk'utwo ngutwo nagomba kumenya. Ubwo nabwo nagenda kikibira ndavane ko se ashaka kujya kuri toilette mwanyemerera kugira ngo ntibankurikira nabwo banyomekaho banyumaho. Ubwo njya muri toilette ndagaruka ibyo nari ntekereje gukora biranga. Ubwo nibwo nasezeraga bansubiza telefone yanjye ariko ku buryo wumvaga nyine bari ku cyombo ku matelefone bavuga ati telefone ni bwoko ki, ntaga telefone gatoya nyega kwiza kuba ari telefone nini ubanza bari kwisigarana kugira ngo bamenye ahari ibyo abantu baba bavuze kandi nyega ko ibyo tuvuga se ko ari tuvuge tuzasubiramo. Nyega ko ariyo mpamvu bakamaye ko nta makuru ibyo bashaka bashobora kubona mu kuko numvaga bari kubabaza telefone nta bindi n'ibi. Ndumva amagambo avunaguye aribyo nageza ku kinyamakuru cyanyu Imbarutso ya Demokarasi. Wenda hari ibindi bibazo mwambaza nabasubiza ariko ukagerageza gucunguza wa mugani w'abagenzi bacu kwihuta ndabona ariko buranakeye nta n'impamvu yo kuryama n'ubundi ubutatu umuntu anayibona ko nta nubwo butatu telefone nini turabizi ko uyigira, kuki wayisize? Nayisize urabizi nyine abantu uko bakora turabizi cyari ikibazo cy'umutekano kandi cyangwa nuko telefone nari mfite indi uwashaka amakuru no kumenya ibyo ndimo yabimenya. Gusa wavuga ko hari ikintu wikekaga? Kwikeka se nta n'ikibazo, ubwo washaka ko hari icyo nikekaga ubwo azaze ahinize ari icyo nikekaga. Uti Ingabire Victoire ni umuntu mwafatanyaga muri byinshi bitandukanye, akenshi mu mvugo yawe wakomeje unavuga ko ngo mwagiye musangira ibihe bibi. Uyu munsi mwari mufatanyije, iki ni cyo cy'ingenzi wumvaga mumufatanyije ku buryo mushobora no kukizira muri kumwe muri mwembi? Sindakuntu wavuga wenda ushyize mu nzigamyo ngo mushobora, ntabwo ari mushobora ahubwo twarakisisi. Abanyarwandakazi ndagira ngo mbibutse ko Ingabire agera mu Rwanda ishyaka PS imberakuri nanjye twaje kumwakira ku kibuga. Nyuma byabaye ibikorwa bya politiki twagiye dukora kugeza muri 2010 ku itariki ya 24 z'ukwa gatandatu ndafungwa mu 2010 nawe nyuma mu kwa 10 yaje gufungwa. Urumva rero ubufatanye bwacu ntabwo ari ushobora ahubwo twagiye tuzira ibikorwa byacu bya politiki. Ngira ngo ni mvanga na 2019 sinza ko hari n'ubundi bigeze kudufata ntabwo baradusaka badufatira icyarimwe ntabwo baradusaka yarabaye. Urumva rero ntabwo tugiye dusangira ibihe byiza kandi birumvikana iyo umuntu akora politiki ari umunyapolitiki utavuga rumwe na leta ya EPR rwose nta cyiza umunyapolitiki utavuga rumwe na FPR nyawe, ndavuga umunyapolitiki udafunguye sivuga babandi bajya bihisha mu mutaka wa FPR bakava ko bari mu mashyaka ya opposition atavuga rumwe na leta atavuga rumwe na FPR, ntabwo ari byo.
abanyarwanda bazi opozisiyo iri mu Rwanda ikora imbere mu gihugu iyo ariyo, si n'abanyarwanda gusa n'abanyamahanga barabizi. Bariya beze bita ko batavuga rumwe na leta ni abajisho nyine bakorera ishyaka rya FPR. aho ngaho nahita nanakubaza nti wagerageje kugera imbere y'abo mu ishyaka nako y'abo mu muryango wa Ingabire abari bahari mu rugo, ku maso yabo wabonye bameze bate? Ese bari bafite ubwoba? Wabonaga nyine bahungabanye, kandi birumvikana niba nyir'urugo yafashwe kuriya, ukareba n'igihagararo cya Madame Ingabire, urumva ko guhungabana ntabwo byabura. Ariko nkeka ko maze kuhagera nibura bavuze bati wa muntu wabaga uri kumwe na Ingabire bari kumwe ari mu rukiko, muzi ko mu rukiko na indiyo hari n'ibindi bikorwa. Ejo bundi twari turi kumwe twagiye gutabara umuntu w'umurwanashyaka Badarufa wari Rwanda ari umurwanashyaka wa Dafa, cyangwa muri abandi bigeze gufungwa ibintu bya FDI. Uzi ko nabyo bajyaga babishyira kuri Ingabire n'ibiki twari twajyanye kumutabara. Ariko nibura bavuze ati nibura wa muntu twari tumubona mu bintu byoroshye, asi ko nta kintu cyoroha muri politiki, ariko nibura araje araduhumuriza tugira ati dukomere. Nkeka ko uko nabibonye, nkeka ko kandi biranumvikana, nibura bavuze ati wa muntu bagura aha ngaha kureba Ingabire bakaganira, n'ubu yagarutse muri ibihe bikomeye. Ariko urumva guhungabana ntabwo byabura, uretse nawe nanjye nahungabanye. None se niba nageze hariya ikintu cyaje mu mutwe bwa mbere kajemo kuba kwiruka, ariko cya kintu kintera ubugabo wakunda bisobanuye, gusa urumva ko nk'umuntu navuga nk'umuntu wabaga kwa Ingabire, urumva kuba yahumva ni ibintu bisanzwe. Kandi hari abo ngabo nkeka ko n'abanyarwanda bahungabanye, bari guhungabana kuko hari ibintu ishyaka rya FPR rikinisha. Ariko nyuma mbona bazabyicuza. Kubera iki? Mbona bazabyicuza kuko hari ikintu cya sinamenye gishobora kuzabaho, kuko ibintu bakora batubuza uburyo batavuga rumwe na FPR. Ibi bintu niba abantu baticaye ngo bagerageze kwiha umwanya bitekerezeho, nkeka ko ibintu ntabwo biganisha u Rwanda heza, nta nubwo biganisha ishyaka rya FPR ahantu heza. Uramwe ngo kubera iki? Dufite amateka ya politiki yagiye bigaragaza ntabwo ishyaka rya FPR ariryo shyaka ryonyine ryayoboye igihugu. Hari andi mashyaka ayoboye igihugu akora nk'ibyo FPR yakoraga, FPR akora nk'ibyo FPR yakoraga, FPR ikora nayo ibyo ayo mashyaka yakoraga, ariko FPR yo ishyiraho n'agakiragishwa kayo. Ariko se ari hehe? Ubu se Runari iri hehe? Ubu se Muderi Parimuti iri hehe? Ubu se MDR iri hehe? Ubu se MRND iri hehe? Ibyo bivuze ibyanga hasi hano mu Rwanda. Tujye no ku mateka y'isi muri rusange, twagiye tubona abantu b'ibihangange. Yego ntabwo nifurije FPR n'umukuru wayo Perezida Paul Kagame, ntabwo mbifurije kumera nk'uko abo bandi babaye. Ariko nanone ndabasaba kuba bakura isomo ku byabaye ku bandi, ku bantu babaye ibihangane, uko bagenda abo bagiye babibona. Rwose ngira ngo ubutumwa mpanga Madame Ingabire abutanga neza kundusha, uko
we n'ukuntu yakoraga politiki yashyiragamo n'ikintu cy'umuntu cy'ububyeyi agerageza kugira inama abantu cyane cyane muri FPR nta rwango ku mutima ntaki kandi nabyo dukora twe ntabwo na rimwe ndavuga opposition ikora imbere mu gihugu nta na rimwe twebwe twifuje tunifuza ko FPR yagenda nk'uko runari yagiye ko FPR yagenda nk'uko mudeli parimoti yagiye ko FPR yagenda nk'uko parimoti mudeli yagiye nk'uko FPR yagenda nk'uko MND yagiye turagira ngo bicare dusase inzobe twubake igihugu bemere opposition bemere abatavuga rumwe na leta ya FPR bumve ko FPR nta mahitamo ifite amahitamo ifite nayo kwemera abatavuga rumwe nayo bagakorera imbere mu gihugu cyane cyane ko n'ibyo dukora turi mu nyungu za FPR ko nayo ifite ubutegetsi kuko turayikemura twabati ibi ntabwo ari byo ibi ntabwo ari byo ibi nibyo n'ibindi n'ibindi rwose bazaye babyumva nta nzika nta rwango twe dukora politiki yo kubaka igihugu kandi ku butumwa ngara yarabutangaga arabutanga nanjye murabutanga nta kindi n'ubwo butegetsi bwabo nibashaka nibabugumana ariko batanga amahoro baduha uburenganzira bwacu bwo gukora politiki kandi nemeza nkomeje ko iyo politiki dukora tuyikora dushingiye ku mategeko agenga imitwe ya politiki n'abanyapolitiki. wenda dusubiye inyuma gato hari ahantu wavuze ngo byanze bikunze ngo bari kumufunga washingiye kuki? sinzi niba navuze byanze bikunze kuko mu mvugo zanjye akenshi shyiramo akantu k'inzigamyo ku bintu nafitiye igihamya nawe ushobora kuba navuze ko byagaragara ko hari ikintu kiri aho ngaho ngira ko ikintu cy'umugambi utari mwiza. icya mbere simbyibuka neza kubanza iyi dosiye imaze imyaka hafi 3 cyangwa 4. ni imyaka 4. iyi dosiye ubushinjacyaha nta na rimwe bwigeze butumiza Ingabire nk'umushinja icyaha. ushobora kuba wenda mu nzego z'ubugenzacyaha baramubajije ariko akigendera. reba nawe nyuma y'imyaka 4 ntabwo nta nubwo ubushinjacyaha kandi nabwo burabyivugira bati ndumva mu rubanza barababaje se kuki mudakurikirana Ingabire akaba ati dufite uburenganzira kandi ko amategeko abiteganya bwo kuba twakurikirana umuntu cyangwa ntitumukurikirane. ibyo ni uburenganzira bw'ubushinjacyaha biri mu bubasha bwabo. ariko none ukajya kubona ngo ikintu kikubise urukiko ruhagurutse uti byanze bikunze mutumize mukore iperereza ku Ingabire mumugeze imbere y'ubutabera bisabwe n'umucamanza si wowe wabisabye. nibyo uko amategeko arabyemeza rwose ubucamanza afite ubwo bubasha. ubwo rero bakoze akazi kabo. nibyo mubwira bakoze akazi kabo. okay. ariko nanone ntibikuyeho kwibaza igihe byakorewe aho harimo teme. ngenda bikubwira nk'umuntu wabaye umunyamategeko uzi amategeko buriya mu gukora ikintu cyitwa amadosiye cyane cyane amadosiye y'ishinjabyaha ikintu cyitwa igihe ni ikintu gikomeye cyane. ibi rero byabaye kandi bishobora kuba binafite hari aho bihuriye. hari abantu benshi bari kubihuza n'ijambo ry'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame avuga ati abangaha mureba
tuzashyira uruviri ubaza mu isaha kongera uruviri. Ibi rero n'ababikoze nabo babivuga urasanga ko ari uruviri bashyize mu isaha. Uruviri hari abarekuwe wenda abenshi bavuze cyane cyane Victoire Ingabire kandi biranashoboka bishobora kuba ari nabyo kandi byanabaye, ariko uretse nawe nanjye n'abandi wenda uyu munsi ni Ingabire undi ni njyewe cyangwa undi, kandi birashoboka ko hari n'uwambwiye ati Maître Ntaganda uritonde ntuwivange muri iyi dosiye. Babimbwiye kugira ngo ni n'umwanya wo kubwira abanyarwanda badukurikira, abanyarwandakazi, nanjye ubabwira mfite izo mpungenge. Ariko nubwo mfite izo mpungenge njye nkomeye ku isezerano nahaye mugenzi wanjye. Wambwiye ati ntiwivange muri iyi dosiye. Ndababaza ati ese kwivanga muri iyi dosiye ni iki? Ubwo urumva icyo bashaka kuvuga ati ntibigomba kuvugwa, ibyabaye ntibigomba kuvugwa. Uzi ko abantu muri Afurika bakora baba bumva ko abantu bagomba guceceka ikintu cyabaye kibi, babona ko bagomba guceceka. Bakubaza ko umuntu utavuga rumwe na leta atavuze nk'ibingingo by'amagane yaba kuko ari umunyapolitiki. Ariko bimbwira ati ntuyivange muri iyi dosiye. Icyo nakoze ni iki? Nahise mvuga nahise ntekereza bya jambo Perezida Paul Kagame yavuze ati ntimukabifobagane ngo umuntu akubwiye gucanga. Nanjye nashatse kumubwira ati ntabwo ndi igifobagane, umuntu abwira ngo canga kureba ingibi. Ubwo nyine kwanga kuba igifobagane nk'uko umukuru w'igihugu yabivuze ushobora nabyo kubizira. Nibatangaze mu gitondo baje gusaka kugira ngo bambure no gutanga no kuvuga no kuba na kwamagana ibiri kuba kuri mugenzi wanjye. Wakomeje kuvuga mugenzi wawe, ijambo rimwe kuri Victoire. Gira ijambo rimwe uvuga kuri Victoire wumva riri kuri ku mutima. Ijambo rimwe ni ukumubwira nti turi kumwe nk'uko nabigusezeranyije, nzakora ibiri mu bubasha bwanjye, mube hafi, kandi mubwira nti komera. Niba ari no mu rukiko bamaze gufata icyemezo, ikintu nakoze bwa mbere ni ukumufata mu ntoki, ni ukumusuzuma ati komera. Aho ari kure y'amaso yanjye, ariko umutima wanjye uri hafi ye. Cyane cyane nyine ntabwo byiza nzakora, nzaba mu bushobozi bwanjye, n'ejo nzagerageza ndebe nshakisha aho ari ngo numva, ariko ejo byo biranoroshye kubera ko Maître Gatera ndumva cyangwa undi mwavoka azaba ahari, tuzamenya amakuru y'uko ibintu bimeze. Ndumva nzamuvuga. Ribu yatangaje ko ari i Remera. Ese ni Ribu cyangwa ni Ribu yabitangaje ko ariyo yataye muri yombi Madame Victoire Ingabire Umuhoza. Remera ndahabona. Yego. Kuki warumbajije ngo ese ni Ribu? Ni ukubera ko wahasanze polisi? Oya, urumva ukurikije uko dosiye imeze, umucamanza yahaye inshingano ubushinjacyaha. Numvaga rero ahubwo ubushinjacyaha nibwo bwagomba gutangaza ko aribwo bwafashe Madame Ingabire, kuko nibwo bwari bwahawe inshingano yo gukora iperereza kuri Madame Ingabire, hanyuma ukamugeza imbere y'ubucamanza. Uzamufata ariko ubwo bazagira. Ribu niyo yatangaje ko babisabwe ngo n'ubushinjacyaha. Ubwo ni bya bintu byabo nyine, uko bakora ibintu bya rimwe na rimwe no kubisobanukirwa, cyane cyane nkatwe twize amategeko biranatugora kubyumva. Wakomeje kuvuga amategeko, noneho ubu ngubu wenda tugana ku musozo, urabona hagiye gukurikiraho iki?
igikurikiraho si ngombwa ko warize n'amategeko uko niyo umuntu wagiye mu rukiko akumva uko iburanwa byagenze n'icyemezo cy'umucamanza ni ukuvuga ngo kwa kundi umucamanza yabivuze ni uko ubushinjacyaha bugomba gukora perereza bwamara gukora perereza bukazageza Ingabire imbere y'ubucamanza ubanza bavuze ku itariki ya 7. Umucamanza yabahaye ibyumweru 2 ko barangije gukora dosiye bagashyikiriza Ingabire umucamanza. Bivuga iki rero? Bivuga ko rero ubushinjacyaha bufite uburyo bubiri, nabwo uburyo turi gusaba bwagumye no kwezwa. Ushobora kumukurikirana adafunze cyangwa se ukamukurikirana afunze. Ariko ku gihugu kigendera ku mategeko atari bya byo kumvisha umuntu, ubundi kagombye kumukurikirana adafunze. N'ubundi yaramaze imyaka 4 kandi ntabwo ari umuntu w'ingenzi ngo azagira gutegeka cyangwa ubundi bashaka kugira ngo bagire ngo ashobora gusimanganya wenda ibimenyetso. Ese ibimenyetso atazimanganyije wenda mu myaka 4 cyangwa niba yagombaga kubisimanganya, ibyo ntiyabyo ko yarabizimanganyije. Ibi bintu rero byo kuba itegeko yabiteganya, ariko uburyo igihe byakorewemo icyo kibazo wenda tukiri naho ngaho, wenda naza kwibagirwa hari ikintu nshaka kwisabira umukuru w'igihugu, yego, Perezida Paul Kagame. Mu bushishozi bwe, mu bunararibonye bwe amaze kuba nabivuze, wenda ari kugana no ku bukambwe. Burya umuntu umaze kuba umukambwe mukuru w'imyaka 70 burya nta kiratabazi. Aba yarabonye byinshi, arabonye byiza, arabonye nta kintu Perezida Paul Kagame atazi, nta n'icyo atabonye, nta n'ikintu numva cyamutera ubwoba ku buryo cyatuma Ingabire cyangwa yafungwa. Ye nkamwisabira cyane cyane ko ibi bintu biri guhuzwa n'ibintu yavuze ko hari uruvinyo byo kongerwamo kugira ngo hari abantu batavuga rumwe na leta ye bafungwa. Nakoreshe ubushobozi ahabwa n'itegeko nk'umukuru w'igihugu, iyi dosiye ya Madame Ingabire ayibe hafi, ibe ku mutima, hanyuma rwose bareke uyu mubyeyi, bamureke atuze, atunganirwe nk'umuntu waje avuye hanze aje kubaka igihugu. Rwose Perezida wa Repubulika icyo kintu rwose wikoze, abanyarwanda babigushimira, umuryango w'Ingabire babigushimira, amahanga yabigushimira, kandi nta nubwo byakubuza kwitwa umukuru w'igihugu, kugira ngo nabyo byakumva ko uri umukuru w'igihugu ugomba guha ituze, utanga ituze. Ega abanyarwanda baravuze ngo umwami utanze ituze ahabwa amahoro. Rwose nyakubahwa Perezida Paul Kagame, ndabigusabye, uri umubyeyi. Uyu mubyeyi rwose ageze mu gihe cyo kuvugana n'abana be, ageze igihe cyo kuganira n'abuzukuru, kandi umukuru w'igihugu Paul Kagame abuzukuru bararyoha. Rwose koresha ububasha bwawe, wumve
abagutakambira mere ku ijwi ryanjye, hari n'abandi bagutakambira. Ntabwo kurekura kuba hafi y'idosiye ya Ingabire nk'umukuru w'igihugu ntabwo bizabuza abagushima, abagushyigikiye kwitwa intwari, nawe bavuga intwari izirusha intore, izirusha intambwe. Yego. Ahubwo banabishimangira. Yewe n'aba bantu bakunzi bawe bagushyigikiye muri FPR, nkeka ko wanakuraho n'abarwanashyaka ba Darufu Murinzi, wanabona n'abarwanashyaka ba PS Imberakuye n'abandi bose rwose babigushimye. Icyo nabwira umukuru w'igihugu, kandi nkeka ko iyi radiyo yanyu niyatanayumva ariko hari abayimwumvira bakamuha raporo, nawe yarabyivugiye kandi byo gushimwa ko akurikirana ibintu bivugirwa ku mbuga nkoranyambaga hariho radiyo nk'iyi ngiyi. Murakoze cyane. ariko metere, umuntu yumvise uvuze gutyo n'uburyo bivuzemo, ari nk'umuntu ukunda Victoire yahita atangira kugira impungenge. Noneho bivuzwe nawe nk'umuntu wize amategeko, ubwo byaba bivuze ko harimo inzira yerekeza imageragere. Ndashaka kubwiza ukuri, byose birashoboka. Urebye ikubagaho ibintu byakoranwa harimo tena, ni nayo mpamvu abantu benshi bari kubihuza na rya jambo ry'umukuru w'igihugu ryo kongera uruviri. Abantu benshi niko bari kubihuza. Hari n'abandi bagerageza bagatera n'indi ntambwe bakavuga ati Madame Victoire Ingabire agiye kuba igitambo ngo cy'amasezerano u Rwanda rugiye kugirana na Kongo. Urabizi ko amasezerano ashobora gusinywa, u Rwanda rwavuze ku itariki 27, ni hafi aho, muri uku kwezi azaba yasinywe, cyangwa 25. Bamaze gusinya bamaze gusinya imbanzirizamushinga yabo ku itariki cyangwa yamaze gusinywa. Urumva muri iyi minsi kuri 25 cyangwa 27 bazayisinya. Hari n'abantu batangiye kubivuga ati Ingabire agiye kuba igitambo cy'ayo masezerano. Ibi bintu rero byose urumva ko hari igihe abantu bakora n'ayo makosa bikajya ku mukuru w'igihugu, kandi birumvikana umukuru w'igihugu ni ugomba kubazwa ibyiza by'igihugu akanabazwa n'ibibi by'igihugu. Hari abantu tujya tubipfa bakambwira bati ariko se kuki mu bibi by'igihugu mumva ko ari umukuru w'igihugu agomba kuba aribazwa? Ariko birumvikana muri politiki nuko n'umuntu abajijwe ashimirwa ibyiza, ariko n'ibibi byabaye niwe bagomba kwibaza. Si byo se ndumva umuntu ashyira no mu gaciro niko byagombye kumera. Ibyo byose rero ngira ngo kuba byajya ku mutwe w'umukuru w'igihugu, kandi ureba ari ibintu byagombye gukemuka nk'uko nabivuze, abifitiye ububasha. Noneho nta nubwo biracyari no mu nzira y'ubushinjacyaha, kandi ubushinjacyaha buriya buri mu maboko ya minisitiri w'ubutabera, ndetse ubutabera ari munsi ya perezida wa repubulika. Tumva aho ngaho bashobora kwihwanyuza ibintu bikarangira nk'uko nabivuze, umubyeyi bakamureka agatunganirwa, akagira umwanya wo kuvugana n'abuzukuru be, akagira umwanya wo kuvugana n'abana be, n'umwanya wo gukora politiki, kubaka igihugu nk'uko yabivuze, niko bivuga buri teka. Ndabizi hari abantu baza kuvuga ati umukuru w'igihugu cyacu ntabwo yumva abatavuga rumwe nabo ntabashaka, ariko nkeka ko perezida Paul Kagame nawe ni umuntu, yarabyawe nkatwe, ntabwo yaremwe. Afite umutima ubabara, akagira umutima wo kwishima.
hari n'ijambo yigeze kuvuga rikomeye wenda si ngombwa ko nubwo zisubiramo ko hari amagambo nk'ayo atanga amasomo nk'ayo ngayo yo kwigisha ku muntu ajya atanga rwose ayo masomo yo ku muntu ajya aha abanyarwanda reka kurekura Victoire Ingabire kugira uruhare kuko Victoire Ingabire yabona umudendezo reka bibe ikimenyetso gishimangira bwa umuntu yigisha abanyarwanda kandi nkeka ko Victoire Ingabire yayakuwe ku mbabazi ze nkeka ko dosiye rwose nkuko nabishimangiye iri mu bushinjacyaha buyoborwa na minisiteri y'ubutabera iri munsi ya guverinoma iri munsi ya perezida wa repubulika ibyo byose ashobora kwifatira icyemezo hanyuma abakunda Ingabire tugatunganirwa tukishima umuryango we ukishima nkeka ko nta nubwo ari abanyarwanda gusa n'amahanga kuko madame Ingabire urwego igihagarara cye kigaragaza ko gituma na leta y'u Rwanda igira ibibazo kuki se abantu bashaka ibindi bibazo ku bibazo n'ubundi muri politiki y'u Rwanda byari bihari nkeka ko nabaye nka wa wundi ngo umutima urimo amaganya nasobanura amagambo neza ariko nkeka ko wenda mu magambo make mu maganya mvuze harimo ukuri harimo amagambo nasobanuye harimo n'ubutumwa mpaye umukuru w'igihugu murakoze. Metere nyemera tugushimire keretse niba wenda hari ikindi warenzaho dusoza. Nta byinshi narenzaho gusa icyo nabwira ni ukubwira abakunda madame Victoire Ingabire ko bagomba gukomera tesi imberakuri nkazisaba ko zigomba guhaguruka tugashyigikira madame Victoire Ingabire nkasaba abanyarwanda ko bamushyigikira ariko bikaba mu ituze nta guhungabanya umutekano cyangwa umudendezo w'igihugu ibintu byose bikagenda mu nzira iteganywa n'amategeko. Ikindi ni umuryango we urabona ko umuryango we wose bari hanze nabo ni ukwihanganisha kandi nkeka ko ukuri urababara ukababazwa ariko byanze bikunze ukuri kuratsinda. Nasaba rero abakunda Victoire Ingabire ari abanyapolitike ari imberakuri ari n'abanyarwanda ari n'abanyamahanga kandi abizi ko bagomba uko bashoboye kose bakamuba hafi ku bindi barengewe simbisubiramo namye ndicumu rityaye nzahora ndicumu rityaye nkasaba abanyarwanda n'abakunda Ingabire kuzahora bari amacumu acanye. Murakoze.